irembo no ku rwego rw'amaparuwase hashyirwaho paruwase imwe muri buri karere, kandi impamvu nabwo biri gukorwa nuko turi gushaka kongera imbaraga buri rusengero mu gihugu hose, ko twifuza ko buri torero aho riri ribasha gukora ibikorwa byose nk'ibyakorwaga kuri paruwasi, bega ku buryo ikintu cyose umukristo akeneye akibonera ku rusengero ahasengera, gahunda zose zireba abakristo, ibyangombwa akenera, serivisi yose yakeneraga, ntagire na kimwe abona abanje kujya kuri paruwasi, ahubwo ku itorero ahasengera hahinduke paruwasi, hahinduke ahantu abonera ibyangombwa byose. Rero abashumba bashyizweho ku rwego rw'akarere bafite mu nshingano kudufasha mu kongera ubushobozi no kwita ku bayobozi bazabayoboye ayo matorero. Hano i Nyarugenge rero uyu munsi twaje tubazaniye umugeni, twari tumaze iminsi turambagiza dushaka umushumba wayobora iyi paruwasi ya Nyarugenge, kandi twarabisengeye Imana iduha Pasiteri Cyubahiro Charles. Kamusabe ahaguruke yegere hano hafi azane n'umudamu we, mumwakiriza amashyi menshi kubera ko urukundo Pasiteri Charles Cyubahiro yari asanzwe ari umushumba mu itorero ryacu mu Rurembo rw'Amajyepfo, yayoboraga paruwasi ya Matyazo, ariko harimo n'izindi nshingano zitandukanye yakoze. Uyu munsi rero ubuyobozi bashimye ko ari uza kuyobora iyi paruwasi ya Nyarugenge, kayobora n'itorero rya Nyarugenge, n'abandi bakozi Imana bose bazafatanya. Ngiye kumuha umwanya basuhuze mwumve ijwi rye, kuko nimara kumwakira araba ari umushumba wanyu, ibindi byose ndaba ndi umushyitsi abe musangwa hano. Katubasuhuze mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Umushumba wacu arakoze kuduha akanya kugira tubasuhuze tunabibwire. Amazina yanjye yayavuze kandi nanjye ndasubiramo, ni Charles Cyubahiro, na yavuze paruwasi ya Matyazo niyo nayoboraga. Nagize umugisha wo kuyibaho imyaka myinshi, naho nakirijwe imyaka 30 niyo nari mpamaze. Muri 30 rero harimo imyaka y'ubuyobozi, ntavuze y'ubukristo niyo kuba perezida wa korali yo nyihorere, ahubwo mbere ko umuyobozi bwo kuyobora itorero ndi mwarimu. Namaze imyaka 5, mara imyaka 6 ndi umukuru w'itorero, mara imyaka 5 ndi umushumba wa paruwasi. Rero Imana yabanye nanjye, ndayishimiye ko yangira icyizere kangabira umurimo kama kuyikorera. Ndashimira ubuyobozi bwacu bw'itorero nabwo bwashimye ko izo nshingano zose mvuze, by'umwihariko ngashimira ubushumba mukuru ndetse na komite nyobozi bakorana ko bashimye ko naba na namwe tukajyana mu ijuru tugafatanya urugendo hano i Nyarugenge. Hanyuma kandi ndashimiye namwe muduhaye ikaze, mutwakiriye kugira dukomezanye urugendo, kandi duhamagane yo kwizerwa no kubikora izabikora. Ntabwo izaduta mu nzira, izadufasha, tuzafatanya dusengane, dufatanye mu rugendo rujya mu ijuru, dusabirane. Ubwo ukeneye nyine nko kumenya imyaka yanjye ugahita wumva iyo myaka maze urashyiraho ntarakizwa, ni 13 niyo nakirijweho, urahita umenya imyaka dufite. Tumaze rero imyaka 13 mbana n'uyu mufasha wanjye, tubyana abana 5, hanyuma ni batoya birumvikana, ariko bari mu ishuri bose nitwazanye. Hanyuma twufite n'abandi bana twareze, bana 4, 2 turabashyingira, dufite abuzukuru 4. Imana rero yabanye natwe kandi rwose. Kamwe n'umufasha wanjye basuhuze, aritonda, ni umukristo yivugira makeya, abasuhuze mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Urakoze, ndabishimiye. Imana ibahe umugisha. Bagihagaza, Yesu abahe umugisha.